Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Dushimiye Imana cyane. Imana irakoze n'ubundi kongera kudusohoreza uyu mwanya mwiza dukunda, ariko namwe mukunda muri benshi, umwanya w'ikiganiro cy'ivugabutumwa bwiza, inkuru nziza umuntu yumva karuhuka, inkuru umuntu yumva akishima, akagira ibyishimo mu mutima, akagira amahoro abantu babuze mu isi. Amen. Niyo mpamvu tuba dusaba abatwumva bose gutega amatwi, nanone tukanabasabira Imana ngo ibahishurire kumva ibyo tuvuga, kuko nanone muvandimwe, impamvu umuntu akeneye inkuru nziza nuko umuntu aba amaze igihe yumva inkuru itari nziza. Nibyo. Hari inkuru rero nziza ku byerekeranye no kujya mu ijuru. Umuntu aba amaze igihe kinini ashaka ijuru, arikorera, atanga ndetse n'ibyo afite, agatanga umwanya we, nakitanga nawe ubwe, ariko nanone ibyo bintu ntibibashe kumugira intungane. Kandi ikibazo gihari, umuntu none uzajya mu ijuru azaba ari umuntu w'intungane udafite icyaha. Ariko deja uwitwa umuntu wese yanduye icyaha kimufiteho ubushobozi butuma n'ubundi nawe akora ibyaha. Iyo rero umuntu agerageje gushaka gukosora ibyo bintu ntibyemera, umuntu amaze igihe kinini arwana nabyo ashaka kubikosora ariko ntibyemere. Abadukurikiye, abantu bakunda umurongo Paulo yanditse uvuga ngo nshaka gukora ibyiza, ibi bikitangurana cyangwa se bikanyitanga imbere. Ariko iyo ibyo bintu wabyumvaga ukumva ko ukoze mu buryo ushaka gukora ibyiza, ariko ibi bakaba ari byo biza, icyo gihe ubyumvishe neza wahita umenya ko ntacyo wakora kikuvuyemo ngo ubintungane. Ni nayo mpamvu ariko tuzanye inkuru nziza. Nibyo muvandimwe. Rero nanone abaduteze amatwi bose turabashimiye. Dufite abakunzi benshi bakunda ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Mwese muri kunyakira amajwi zanyu tubashimiye Imana, ariko nabwo dushimiye na bene data. Nibyo. Dufite abavandimwe benshi bamaze kumva inkuru nziza, imitima yabo iraruhuka. Dufite bene data bafite ibyiringiro bifite ubugingo. Amen. Bari impande enye z'isi, bamwe turabazi ariko abandi ntabwo tubazi. Ariko n'uwaba twumva tutamuzi yarakijijwe, yaragizwe intungane n'Imana, turamusuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Ntago rero ndi njyenyine mu kiganiro, nge tugiye kubana ndi nayo Imana Patrice, ariko none ndi kumwe n'umuvandimwe tugiye gufatikanya ikiganiro. Urakoze cyane muvandimwe. Nanjye nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Yego. Kubw'uyu mwanya mwiza duhaye wo kuganira n'abakunzi ba Country FM muri iki kiganiro ijuru ntirikorerwa. Amazina yanjye rero ni Bizimana Damascene, hari haciye iminsi tutabonana, ariko Imana ishimwe ko ngiye kutubonanisha. Ariko navuga ngo ubwo naho narindi nabwo ntago nari nicaye, nta nubwo nari ndyamye. Naho umurimo nawe ukoraga. Rero muri uno mugoroba nsuhuje n'ubundi inshuti z'ikiganiro. Nahoze mbona nyine abantu badukurikira ari inshuti zacu cyane, ariko nanabibutsa gukomeza gushishikariza n'abandi kujya batega amatwi iki kiganiro. Ariko nanone nyine nsuhuje na bene data bose, abera bose, aho baherereye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bo kuri Simerwa bampaye n'intashyo ngo ntashye bene data bose. Rero abari kubyumva aka kanya live, ariko n'abazumva iki kiganiro mu bundi buryo bwose kizabageraho,
nabo ndabasuhuje bakomeze bibera amahoro rero turi kumwe rero turakomeza nyine no kuganira dore ko ikitubesheje ahangaha n'ubundi nkuko wari uri kubivuga uri kubibwira abantu no gusobanura uburyo umuntu yabona ijuru yaba mwisi afite ibyiringiro byo kuzabona ijuru mbese ngo ni inkuru nziza niko wari uri kuvuga rero inkuru mbiyo mu by'ukuri abantu barayifite ikindi inkuru mbi ntisaba ngo unayibwirwe burya inkuru ijyanye n'iyo ukuri umunyabyaha wo duteze amatwi iyo warayivukanye nawe ubwawe urayifite inakugendamo ni nayo mpamvu burya ari umunyabyaha ujya ujya mu rusengero arakubwira ngo ndi umunyabyaha ariko na wa wundi utajya ujyayo nawe akubwira ko ari umunyabyaha kubera ko amakuru arayafite umutima we burya amakuru umuntu arayavukana y'ubunyabyaha ayavukana mu mutima agera ku isi ayafite akagerageza gushaka igisubizo akagerageza gushaka ukuntu ayo makuru yahinduka akabona noneho andi makuru meza ariko mu buryo bwose akabubura burya nicyo gituma abantu bayoboka insengero amadini menshi atandukanye abantu bakayoboka bagira ngo bumvemo inkuru nziza noneho umuntu agategereza akazayumva agaheba bamwe bakagwamo inkuru nziza batayumvise ariko abandi kubera guhora yumva n'ubundi nta nkuru nziza yumva nibwo agira gutya n'ibyo bintu akabivamo kubera ko n'ubundi bitamukijije aho niho abantu bajya bahagarara bakavuga ngo runaka yaraguye ariko burya si ukugwa kundi ahubwo nuko yabaye n'ibyo bintu abishakamo icyakiza umutima we abimaramo igihe kinini n'ubundi umutima we ntiwakira urubanza akomeza kurugumana rero yabona ntacyo bimumariye akabyihorera akanabyihorera akabivamo rero abantu bakavuga ngo umuntu ngo yaguye ariko burya muvandimwe nuko abakomeza kumva nta nkuru nziza ikiza umutima we yumva ariko Imana ishimwe ko muri uyu mugoroba uduhaye nanone kugira ngo noneho dutangaze inkuru nziza umuntu duteze amatwi yahoranaga umutima cyangwa se yahoraga yumva urubanza rw'ibyaha mu mutima we yibaza nuko byagenda kugira ngo icyo kibazo kibe cyakemuka azajye mu ijuru navuga ngo Imana iramusubije ndetse ni n'umunyamahirwe kubera ko ni umunyamahirwe kubera ko ateze amatwi ijambo ryabasha gukiza umutima wiwe dore ko nyine ni nako Imana yavuze ko umuntu w'umunyamahirwe ari umuntu itabaraho icyaha uyu mugoroba rero tugiye kubwira abantu uburyo baba mu isi batabarwaho ibyaha nubwo ari abanyabyaha tugiye kukubwira uburyo waba mu isi utabarwaho icyaha urumva ibyo biba binameze nk'insanganyamatsiko kuko abantu nanone kubera ikibazo cyo kuba abantu ari abanyabyaha ahari ntagira uza kuvuga ko mbimwise nawe arabizi ko ari we mu mutima birimo mu mutima birimo ariko nawe niba ujya unabikora urabizi nyine kuri rero ayo makuru y'abantu barayafite ibyo kuba ari abanyabyaha amakuru abantu babuze rero ni ukumenya uburyo umuntu yaba intungane akazajya no mu ijuru nibyo rwose niyo tuzanye kuvuga ariko amen reka rero dusangire amagambo n'abakunzi bacu aboneka mu Bakorinto ba kabiri mu bice 5 turasoma duhere ku murongo wa 17 tugeze ku wa 19 Abakorinto ba kabiri bice 5 umurongo wa 17 kugeza kuri 19 haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi kuko muri Kristo Yesu arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabiki babaraho ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije irya ijambo ry'umwuzuro amen Imana ishimwe cyane reka dusome no muri Bibiliya ijambo ry'Imana ubwo nufite ntagatifu nawe ayisome ko twebwe zose nta kibazo ubundi ni ikinyarwanda kigenda kibivuga ukuntu kwiza gusa ariko ubundi yaba ntagatifu yaba yera yaba ijambo ry'Imana uyifite abari yasoma birajya bihura aha rero mfite Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo guhera ku 17 haravuga ngo erega iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya ibya kera biba bishize byose bikaba bihindutse bishya ibyo byose Imana niyo yabikoze yiyunze natwe ikoresheje Kristo nyuma idushinga umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge nayo
koko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo kwisi yose bityo ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Amen. Natwe idushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo. Amen. Imana ishimwe. Ishimwe cyane. Hari igihe abantu bajya baduhamagara bakatubaza ngo ariko se ngo ko muvuga ko ibyo batwigishije mu madini yacu atari byo, ngo mwebwe ngo twabwirwa n'iki k'ibyo muvuga ari byo, ngo mwebwe ngo murabaye, ngo mwatumwe nande, ngo muri iki ni. Ariko ijambo ry'Imana ryabisobanuye hano. Ryavuze ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ikindi bavuze ko Imana yiyunze natwe. Ubwo turi mu bantu Imana itabaraho ibicuma. Irangije ngo iduha umurimo. Urumva yawuduhaye. Yego. Ntago ari sosiyete runaka, izina runaka. Imana ubwayo imaje kwiyunga natwe. Niyo yatwihereye umurimo wo kujya kuyunga n'abandi. Ariko se bivuze iki? Bivuze ko umuntu w'intungane burya naniwe ukwiriye gufasha abanyabyaha ababwira uburyo babamo intungane. Ariko ikibazo abantu baracyari abanyabyaha. Sibyo? Baracyari ibyaremwe bya kera. Ntago barabibya ubundi cyaremwe gishya nicyo bisobanuye. Nuko noneho umuntu aba atakiri umunyabyaha akaba ari umukiranutsi. Uko niko kuba icyaremwe gishya. Akahita noneho anahabwa umurimo wo kujya kunga Imana n'abantu. Ariko ikibazo abantu bihaye ubwunzi bwo kujya kunga abantu n'Imana, nyamara nabo ubwayo bafitanye ikibazo n'Imana. Rero umuntu utariyunga n'Imana ubyumve neza, ntago ashobora kukunga nayo. Burya nta nubwo ashobora kukubwira uburyo wakiyunga nayo, kubera ko ubwo buryo bubaye ari bwo nawe yakabaye yarabukoresheje akaba yariyunze n'Imana, kuri ubu akaba nta kibazo gifitanye n'Imana. Njye najyaga ntangara umuntu watuyoboraga atuvuga ko nyina tujyanye kuri Kristo. Yego. Twajyaga duhurira mu bintu byitwa amasengesho ngo tugiye gutangira nyine gusenga. Noneho akaba ari upfukama mbere akavuga n'ibyaha mbere yacu. Noneho akajya avuga ko ari no kubisabira imbabazi. Mu yandi magambo nawe ni umunyabyaha. Ariko akavuga ko atuyoboye ndetse ari no kutujyana mu nzira ijya mu ijuru. Rero kandi iyo nzira ntago igenwa n'umunyabyaha. Rero abantu bafite ikibazo cyo kuyoborwa n'abanyabyaha ariko bakababwira ko babayoboye ku nzira igana ku butungane. Nyamara ntago bishoboka. Umuntu biyunze n'Imana, umuntu Imana itakibaraho ibyaha biciye muri Kristo, mu bwiyunge Imana yatangiye muri Kristo Yesu, nani ufite uburenganzira bwo kunga abantu n'Imana. Ariko ubwo nsuhuje n'abunzi bose aho bari. Ubwo mvuza bera bose. Niba ahantu tujya wumva ko haba umuntu w'umwera, umukiranutsi, uwo muntu uzamushake, uwo muntu n'umwunzi niwe ufite uburenganzira bwo kukubwira uburyo wakiyunga n'Imana. Ku murongo wa 20 tutasomye bavuze ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe, nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Nshuti yacu duteze amatwi, uyu mugoroba natwe turi hano turakwinginga, turaguhendahenda ngo wiyunge n'Imana. Ariko Patrick, ubundi kubera iki umuntu akeneye kwiyunga n'Imana? Impamvu umuntu akeneye kwiyunga n'Imana, umuntu yagiranye ikibazo n'Imana. Yego. Ariko nanone iyo umuntu atamenye ikibazo, yego, deja hita yibeshya no kugisubizo. Abantu batwumva baciye mu ishuri barabizi cyane. Yego. Kugira ngo mwarimu aguhe ikibazo uze kumusubiza igisubizo kiri cyo, yego, bisaba ngo ubanze usome ikibazo deja ubanze ucyumve. Iyo wumvishe ikibazo biguhesha kuza gusubiza igisubizo kiri cyo. Nibyo rwose. Ikibazo ingorane uwitwa ikiremwa muntu yagize, abantu batekereza ko baba abanyabyaha igihe bakoze ibyaha. Ariko sibyo. Hari n'igihe tubivuga umuntu atwumva ari nk'ubwa mbere abyumvishe akikanga. Akibaza tese ni gute naba nakoze icyaha runaka nkaba nyine atariho mbaye umunyabyaha. Ariko sibyo. Igihe wabeshye, igihe watukanye, igihe warwanye n'ibindi, buri gihe iyo ubikoze ntago ariho ubaye umunyabyaha. Icyo nacyo bari nk'amatsiko wenda abantu badukurikiye kugira ngo umuntu nanone ajye yumva aho umuntu abera umunyabyaha. Turenda gusobanura impamvu ukeneye ubwiyunge n'Imana. Noneho no kuvuga ngo kubera icyaha umuntu yavukanye. Yego.
abakatolika bakita icyaha cy'inkomoko, icyaha cya kavukire. Kubera icyaha twavukanye cyitwa icy'inkomoko, cyitwa kamere y'icyaha, yego, kidufiteho ububasha buturenza ubushobozi. Nibyo rwose. Ku rugero rw'uko udashobora kukikuramo ngo ubishobore. Burya ni nayo mpamvu umara igihe, ubundi njya nkunda kubaza abantu, deja nta muntu ukunda ibyaha. Burya abantu benshi ntabwo bakunda ibyaha, ariko abadukurikiye kuki ujya ubikora kandi ubyanga? Kuki ibintu wanga ujya ubikora? N'igihe umuntu amara kubikora akarira. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo naho wari ukicuza ukanababara, ngo nabyo ntibyariho ibicumuro byawe. Nibyo rwose. Ariko nanone umuntu akwiye kumva neza ikibazo yagize, impamvu wumva ufite icyuho cyo kuba utegeranye n'Imana, impamvu ujya gushaka Imana, impamvu usenga, impamvu uyoboka idini runaka ukumva hari uburyo ushaka kuzabana n'Imana. Ubwo bushake buterwa n'uko watandukanye n'Imana. Nibyo muvandi. Ufite ukuntu watandukanye n'Imana ku rugero rw'uko ibyo ukora byose ubushaka ko mwakongera mukegerana. Rero dore ikibazo wagize cyatumye utandukana n'Imana, cyahereye muri kavukire. Ntabwo iyo ubeshye cyangwa iyo urwanye ariho ubutandukanye n'Imana. Iyo Imana ikwita umunyabyaha rero ibikwita ishingiye aho uvuka. Nibyo rwose. Dufite icyaha cy'inkomoko rero umuntu avukana kimufiteho ububasha bumurenza ubushobozi, ku buryo icyo cyaha gituma umuntu akora ibyaha bishaka atanabishaka. Niyo cyatumye Paulo avuga ngo nshaka gukora ibyiza ibibi bikitangura. Rero icyo cyaha abantu badukurikiye ntabwo wagikosora ngo byemere, nta nubwo wakikuraho ngo byemere, kubera ko kikurenze ubushobozi. Niba ushaka gukora ibyiza ibi bikitanguranwa, bisobanuye kuri imbata y'icyaha. Mu yandi magambo, waguriwe gutwarwa n'ibyaha. Niko n'ibyanditswe bivuga. Abaroma 7:14 umuntu ninkorera gahato y'icyaha. Yego rwose. Ubwo rero urinkorera gahato y'icyaha, kandi mu mutima wawe ukaba ushaka kujya mu ijuru, kandi ijuru rikaba rizagibwamo n'umuntu w'intungane, ufite ikibazo kinakwiye gutuma utega amatwi neza, ukumva ikiganiro tukakwibwirira ukuntu wakiyunga n'Imana. Nibyo rwose. Wowe rero Imana yavuze ko igihano cy'umunyabyaha ari urupfu. Deje ibyo biragufata kuko hashingiye icyaha wavukanye kinera ibindi byaha, ubundi ukatiye gupfa. Nibyo. Ubwo kwegera Imana ntibishoboka nyine ufite ibyaha. Ntabwo bishoboka. Ariko nanone twihuse kugira ngo tuze no gutanga umwanya w'abadukurikiye. Yego. Aho dusomye hatangiye havangwerega iyo umuntu ari muri Kristo Yesu. Yego. Uwo muntu abahindutse icyaremwe gishyashya. Ndi mwumva ko ari ikindi kiremwa. Ese tutaragera ku kuba waba muri Kristo ukabikiremwa, ese ubundi umuntu agera muri Kristo Yesu gute? Kuko nabwo hari igihe abantu batwumva, umuntu akaba yakoze ese nagera muri Kristo Yesu gute? Nabigeze byaca mu zihe nzira kugira ngo ngere muri Kristo Yesu? Ikiba cyatuzanye kuvuga ubutumwa bwiza nta bundi tuba twuje kubwira abantu uburyo ki hanyuma yuko icyaha kibaye muri Edeni tukacyandura twese. Bibiliya ibishimangira henshi ivuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ahandi umuvandimwe ari kubyandika avuga ngo mu byaha niho mama yambyariye. Ese tukimara kugira ako kaga, tumaze kuba twese twaranduye icyaha gifite ubushobozi bwo kutugira abanyabyaha 100%, ese bizagenda bite kugira ngo tubane n'Imana mu ijuru? Niho twari dusomye, twari dutangiye tubona ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, Imana ifite urukundo rwinshi ku rugero abantu batabiziho. Yego. Imana niyo yavuze ngo yakunze abari mu isi cyane. Kandi ubwo dukurikiye nawe arimo, kuko nanone nta muntu utari mu bantu Imana yakunze. Imana yakunze abari mu isi bose cyane, ibigaragarisha gutanga umwana wayo w'ikinege. Amen. Ariwe Kristo Yesu. Araza mu isi, turi gusobanura kuba muri Kristo Yesu. Yego. Araza mu isi yishyiraho kavukire yawe mbi, yishyiraho ibyaha byawe byose, ibyo wakoze n'ibyo uzanakora, kuko n'ibyaha byawe byose Kristo yishyizeho cyane. Arangije kubyishyiraho ahinduka ikivume kubera wowe. Kristo Yesu utaregeze gukora icyaha ahinduka umunyabyaha, ahinduka icyaha ku mpamvu zawe. Amaze guhinduka icyaha, Imana imutera umugongo. Imana ifata Yesu imwica urupfu wagombaga gupfa.
icyo Imana igushakaho, irashaka ko wumva ibyo bintu neza ukabyemera mu mutima ukabyizera. ni ibiki wemera? Wemera ko Kristo Yesu yishyizeho ibyaha byawe byose na kavukire yawe mbi akabyishyiraho, Yesu agahinduka ikivume. Ariko njya nkunda kubaza abantu dama buriya, ese ubundi Kristo Yesu ubundi Golgotha hajyanwaga ibivume, abantu b'abanyabyaha kabuhariwe. Ubundi niki cyatumye Yesu utaregeza akora icyaha ajyanwa i Golgotha kubambanwa n'abanyabyaha? Icyabiteye nuko n'ubundi nawe yari yamaje guhinduka ikivume kubwo kwishyiraho ibyaha by'abantu. Yego rwose. Icyaduha abadukurikiye bakumva ukuntu Kristo Yesu yabaye umunyabyaha ku mpamvu zabo. Yesu ntiyigeze akora icyaha na kimwe, ariko kubera urukundo Imana yadukunze yamubazeho ibyaha bya muntu byose. Yesu kubera kubyemera ahinduka umunyabyaha 100%. Bituma ajyanwa i Golgotha ajya guhanwa igihano umunyabyaha yaragenewe. Icyo Imana ishaka ku muntu ni igiki? Nuko wumva ibyo bintu ukabyemera mu mutima, kandi iyo byumvishe neza uhita umenya ko Imana itakiguhannye. Nibyo. Uhita unamenya ko Imana yahannye Yesu mu mwanya wawe. Nicyo imbabazi bivuga. Dama hari ukuntu abantu bajya bavuga ikintu, umuntu hashingiye ukuntu amaze igihe akorera ijuru akaba yararibuze, ubundi akavuga uti kujya mu ijuru byo ndazeyutse, birasaba impuhwe z'Imana. Ariko nyamara tubeshirwa no kuvuga ko izo mpuhwe Imana yazigize. Deje Imana yarakubabariye, ikibazo nuko utabimenye ngo ubyizere. Niba waranabimenye ayo makuru ariko ntiwigeze wizera, emera ko Imana yishe Yesu mu mwanya wawe. Umurongo usoza hano twasomye haravuga ngo Kristo utaregeza akora icyaha, Imana yamubazeho ibyaha byacu kugira ngo muri we tubarweho ubutungane bwayo. Murongo 21. Kristo utaregeza akora icyaha witungane. Yego. Imana yamubazeho ibyaha byacu. Kristo ahinduka umunyabyaha kubera twebwe. Iyo ubyemeye muragurana, Imana ikakubaraho gutungana kwa Kristo. Iyo tuvuze ko turi intungane abantu ntago batwumva, ariko reka tujye tubisobanuraho gatoya. Iyo tuvuze ko twe turi intungane, tuba tuvuze ko Kristo Yesu ari we wabaye intungane, natwe tuba abanyabyaha. Abantu bakunda kuvuga ngo gutsindishirizwa ntibabyumve. Ubundi gutsindishirizwa bisobanura iki? Bisobanura ko twe twatsinzwe tubaye abanyabyaha 100%. Kristo Yesu araza afata ubunyabyaha bwacu bwuzuye, tubyemeye natwe twihera ubutungane, ajya mu mwanya wacu natwe tujya muwe. Ese ubwo ufashe ubutungane bwa Kristo nk'impano bwakujyana si mu ijuru se? None se ubunyabyaha bwacu we sibwo bwamujyanye ku musaraba nyine w'ibivume? Yego rwose. Sibwo se bwamwicishije? Yego. Sibyo? Ariko icyo byamusabye nawe kugira ngo ibyo bintu bibe nuko yabyemeye. Yego. Yemeye gusa ko yishyira k'ibyo byaha bimujyaho. Yego. Abyemeye bimujyaho nyine. Yego. Ariko kuki abantu batumva? Uyu mugoroba nawe uduteze amatwi, ubu butungane turi kuvuga Kristo yari afite, kuko amaje kwishyiraho ibyaha byawe ntago yari kuguma ari yari kuhinduka umunyabyaha ariko aba ari n'intungane. Amere nkaho kimwe cya kabiri ari umunyabyaha, ikindi cya kabiri ari intungane. Ahubwo yahindutse umunyabyaha wese. Yego. Ariko ubwo butungane nawe bumuvaho bwose. Ubutungane bwe bukujyaho nabwo bwose. Yego. Nkuko yabyemero bikamujyaho akaba umunyabyaha. Nshuti yacu byemeye uyu mugoro biroroshye, nawe ubwo butungane buhita bukubarwaho bwose ku kigero cyuzuye 100% nawe ukaba intungane. Ari nacyo Bibiliya yita deja gutsindishirizwa. Ariko dama, iyo umuntu avuze ko Yesu yamupfiriye, wamubaza atese niba Yesu yaragupfiriye wumva upfuye wajya mu ijuru? Akakubwira ngo simbizi. Buriya abavuze ngo iki? Abavuze ko n'ubundi ibyo yavuze atabizi. Yego rwose. Kuko ibyo bintu yavuze ngo Yesu yaramupfiriye, ubundi abavuze ngo ntago mbizi. Kuko abaye azi ko yamupfiriye, yakabaye yumva n'umumaro w'urupfu rwa Yesu. Sibyo? Kuko ariko nkunda ukuntu abantu bajya babivuga, nubwo babivuga batabyumva.
ngo Yesu munamaze kumwakira munamaze kumwakira ngo nk'umwami n'umukiza ngo w'ubugingo bwanjye wamaze se kuri ubu bugingo bwawe uramutse upfuye bwajya ngo mana ngo ni mu muriro cyangwa ngo simbize none se niba ubugingo bwawe aribwo Yesu yaje gukiza ariko ukabutemera kuramutse upfuye wajya mu ijuru ubwo se ubwo bugingo bwawe urumva bwarakijijwe koko nyine kuko n'ubundi Yesu nta kindi yaje gukiza abantu yaje gukiza ubugingo bw'abantu yaje gukiza abantu kurimbuka ngo abahereze n'ubundi kujya mu ijuru aribwo bugingo bw'iteka ryose. Arega hano twasomye aho twahereye bavuze ngo erega iyo umuntu ari muri Kristo Yesu uwo muntu ahinduka icyaremwe gishyashya. Dama kuba muri Kristo wenda badukurikiye bajye banabyumva neza, abantu bagira ikibazo cyo kwibaza tese nk'ubu ne gute izina ryanjye ryajya mu gitabo cyo bugingo. Ari n'abajya bishyira mu ndirimbo umuntu akavuga ngo mbese izina ryanjye riranditse, umuntu akabibaza. Ariko igitabo cy'ubugingo ni Kristo Yesu, ubundi siwe nzira se akaba ukuri akaba n'ubugingo. Ariko ikindi ubwo umuntu duteze amatwi ujya uvuga ko ari umukristo cyangwa se yakiriye Kristo ariko akaba adatunze ubugingo buhoraho, guhera none ntazongere no kubivuga kuko ntago watunga Kristo ngo ubudatunze ubugingo buhoraho. Ntago watunga Kristo ubu gisiganuza iby'inzira ijya mu ijuru kuko niwe nzira na niwe kuri na niwe bugingo. Ubwo kumugira bisobanuye kugira ubugingo, bisobanuye ko inzira ijya mu ijuru wamaze kuyinyuramo ukagera ku bugingo buhoraho. Urumva deja kwizera Kristo bisobanura ibintu byinshi abantu bibaza kuko iyo wizeye Kristo uba ugeze mu nzira ijya mu ijuru, ariko nabwo ubugingo umaze igihe ushaka buri muri Kristo cyane. Noneho dama umve Imana ishimwe cyane nanone yaduhishuriye Kristo ariko irajya inamugumya imuhishurire n'abandi. Hari igihe tuvuga ko iyo umuntu yizeye Kristo abona ubugingo buhoraho, abantu ntibahite babishyikira bakumva nkaho bidahagije, umuntu akumva yagerekaho n'ibindi bikorwa bye. Oya, ntago ari ukwizera Kristo ngo uteranyeho ibyawe, ahubwo biravuga ngo uwizera Kristo ahabwa ubugingo buhoraho. Kwizera Kristo egari kubona ubugingo buhoraho. Katubaha amakuru y'igisambo cyari ku musaraba. Kristo Yesu yabambanywe n'ibisambo bibiri, kimwe cyari ibumoso ikindi kiri iburyo. Kadusobanure kwizera no kutizera. Icyari ibumoso kiravuga ngo niba uri Imana cyangwa uri umwana w'Imana ikize natwe udukize. Urumva deja kutizera ni ukutamenya Yesu nyine. Niba uri umwana w'Imana ubwo aho harimo kutizera nyine no kutamumenya, aramushidikanya. Ariko uwari iburyo bwe arakebuka aramubwira ati ntabwo utinya Imana ahubwo ubwo yahishuriwe ko Yesu ari Imana ntabwo icyamuzanye. Yego, arangije aravuga ngo twebweho turi kuzira ibintu twakoze, turi kuzira ibyaha twakoze, ngo ariko wowe mwami ngo uri kuzira ibyo utakoze. Igisambo kivumbura ko Yesu ari kuzira ibyaha atakoze. Arega kuri uyu mugoroba birasaba ngo umuntu amenye ko Yesu yazize ibyo atakoze. Numenya ko Yesu yazize ibyaha atakoze urahita umenya ko ari ibyawe. Yego rwose. Ngo yaramubwiye ngo nge nugera mu bwami bwawe ahubwo unyibuke. Yesu ahita arakebuka aramubwira ngo nge nawe none turabana muri paradizo. Urumva ko igihesha umuntu kuba mu ijuru ni ukwizera Kristo Yesu. Rero kuri uyu mugoroba tuba tugira ngo abantu nanone bave mu rungabangabo, abantu ku mpamvu zo kuba mu madini igihe kirekire akababeshya ko ijuru rikorerwa, byatumye bayoberwa inzira ijya mu ijuru. Ntabwo ijuru rikorerwa, ijuru ni impano. Reka mvuge ngo Paulo ari kubyandikira Abefeso avuga ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu byirarira. Ibyo bintu abantu barabisoma ariko barangiza bagahita babwira ati noneho nimukore. Tijuru ni ugukora, udakoze ntabwo ushobora kuribona. Ariko ukuri ni uko ijambo ry'Imana, kuko niba si Imana nyine wanamuganira iyo ariko ubundi tekereza nawe uduteze amatwi, umuyobozi wawe ntitaye ku izina yitwa, witwa ko akuyoboye mu by'iyobokamana. Ijuru si irye, ijuru ni iry'Imana. Imana yavuze ko yaritanze nk'impano, sibyo? Yavuze ko itana ariho umuntu ishingiye ku mirimo kuko itashaka kwirarira
k'umuntu none wowe umuntu arakubwira ngo ugomba gukora sebyo urakora ibyo ukora n'ibyo ukoreye uwo nguwo ni n'inyungu ze sebyo ntuze kubitekereza nk'ibintu nakorera Imana kuko ijuru ryo si iry'uwo muntu nyir'ijuru rero Imana iyo yavuze ko iritanze kubona rero abaduteze amatwi uyu mugoroba nyine nk'uko Yesu yabwiye cya gisambo kuko ntabwo yamubwiye ngo ubwo ngo bizasaba gutegereza igihe uzapfira kuko hari ukuntu nabyo abantu bajya bivuga ngo iby'ijuru ngo byo ngo simbizi ngo ntegereje nyine ngo umunsi wa nyuma nguko nzagenda bimeze yaramubwiye ati uyu munsi turabana muri paradizo rwose nawe uduteze amatwi uyu munsi ni wizera izo mbabazi ni wakira izo mbabazi ntabwo ujya gutegereza ahubwo urahita ubona umugabane mu ijuru none uzajya uririmba ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose none ujye ubiririmba ibyo bintu bitunze we kubyumvira mu muziki rero nanone abadukurikiye tuba dukeneye no gusangira nabo ijambo ikiganiro nanone mukakigiramo ibitekerezo wenda haba hari n'uwagize ikibazo ku byo twavuze nawe ntacikanwe aduhamagare abaze mu mwanya utari munini dufite none tumusobanurire icyo kibazo yibaza waba afite ibyo ashima nawe akabishima nta kibazo waba yanahishuriwe ubutumwa bwiza akizera Yesu akabona ubugingo buhoraho nawe nta kibazo yaduhamagara rero katubaho nimero mu duhamagaraho ni 0782 44 21 25 ndayisubiramo 0782 44 21 25 Airtel ikorana na Tigo 0783 83 5 0783 83 5 mwaduhamagara tugasangira ikiganiro cyo rwose reka ari uko bakunze bacu Country FM alo miriwe neza Amahoro wamukunze wanyu twagize Emmanuel Rubavu yego Emmanuel Yaba rwose ibyo mwatugejejeho nabashimye cyane kandi Imana ikomeze bahereze imigisha myinshi ku rugo bw'itange yego ubwo rwose ni ukubashimira gusa nibyo mbahamagariye kuko nje nanyuzwe wenda n'utanyuzwe nawe ndabaga abantu bumva kimwe nawe agira ibyo asobanuza aho murakoze kandi ejo n'abandi umurongo urakoze nawe nuko rwose twayigize Emmanuel inshuti yacu y'Irubavu yego rwose Irubavu urumva ko baba bakurikiye ikiganiro cyane rwose Allo Country FM Allo Country FM allo yagiye yavuyeho twakira undi allo Amahoro Yasashimye iteka ryose urinde ngo pati mwita James Ikarongi yego yego nanjye nyine ngomeje gushima Imana rego ku nanjye nyine yanyishije umuntu ntacyo nanjye urumva yuko nyine nanjye nkomeje kumva ko nanone mbega urupfu rwa Yesu ariko naboneyemo amahoro yego kuko nyine nta kindi kintu umuntu ajya aboneramo amahoro atanyuze kuri Yesu yego kuko ni nako yabihamije avuga ati ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ngo nawe hajya kwa data nyine atamujyanye yego ubu kumva ko abantu nyine bajya bibeshya bakavuga ati ngo bajyanwa no mu ijuru n'imirimo bakoze ariko nyine ntabwo umuntu ajyanwa n'imirimo mu ijuru nyine yakoze kuko nyine biva mu muntu byose biranduye rero bene data nanjye nyine mbega naje kumenya neza yuko nyine ijuru ari ubuntu urumva ko ni nayo mpamvu nyine bankomeje kunezerwa bitewe nyine n'ako gaciro mbega Imana yamaye abantu batazi rero nyine reka nanga umurongo nyine abantu nabo bakomeze nyine kumva ko nanone nta kindi kintu umuntu akora byabona ijuru yego ibera amahoro rero umuvandimwe witwa wizeye Imana abasuhuza nawe sawa mugubwe neza ku Mana sawa urakoze cyane
bene data bikarongi ibyaremwe bishya biri karongi yego allo oui yego turakumva neza uri nduherereye he nitwa Azariya umukiranutsi w'ikarongi yego Azariya mwene data tugushimiye Imana yego bavandimwe Patrick na gushimiye Imana nanjye ndetse no muvandimwe muri kumwe yego ndi kumwe na Damascene mu kiganiro Damascene rwose yavuze ibintu nanjye numva yaba ntakijwe numva nakongera ngakizwa Bokore kenzi ngeraterezo kuri radio nkunda kubivuga ibi bintu nanjye natangiye mbyumva gutya ndambwira abantu bavumva ubutumwa bwiza kuri radio nanjye natangiye mbyumva gutya nkuko Emmanuel ari kubivuga ariko nzakurangiza nanjye n'ukuri nizeye maze mbona ubugingo buhoraho amen rero ntatinze nandi kubwira abantu rwose nimwizere Yesu ndatekereza nizeye ndi hano Karongi nanjye numva nkuko bahamagara nkuko nanjye ngahamagara nkuko ariko nanjye nizeye ndashidikanya menye urupfu rwa Yesu ikirurimo menya uburyo kigupfa kwe ari ngewe uburyo wapfaga menya ko guhambwa kwe ari ngewe uburyo wahambwaga ariko ubwo mbene nandikuwe mu gitabo cy'ikuzimu ariko ivuye Yesu nanjye ngo ninjye wari uzutse ndi nanyandika mu gitabo cyo mu ijuru yego nukuri Imana ishimwe ubu ndi umukristo ufite amahoro mu mutima yego nari ndi kuvuga akantu kamwe gato yavuga nti nta kindi kintu gihesha amahoro mu isi sibyo kwizera uko kuntu muri kuvuga yego rwose nukuri mfite amahoro ntari nigeze ngira nari umuyobozi w'idini nakoraga byinshi n'ibitangaza n'iki ariko mfite amahoro nakomoye mu butumwa bwiza bw'urupfu izuka bya Yesu byangiza umukiranutsi iyo ngenda mba ndi umukiranutsi iyo mpagaze mba ndi umukiranutsi iyo mvuga mba ndi umukiranutsi Mana we aho mba ndi hose Mana iki kijumba ndi umukiranutsi mu mazi ndi umukiranutsi rero Patrice rwose na Damascene nukuri mukomeze muvuge inkuru nziza nukuri bivamo rwose muhure natwe tubari inyuma turi kubasabira kumuza mu kuvuga mushize amana ariko urumva nawe tugushimiye Imana yego kuko urumva nanone abadukurikiye bakwiye no kumva ko impande zose z'isi haba hari abantu bizeye Yesu bafite ubugingo buhoraho yego rwose abantu bagizwe intungane n'Imana bishingiye ku rupfu rwa Yesu yego ariko none nk'aba badukurikiye iyo umuntu avuga ngo yizeye Yesu ngo ariko ngo ni n'umunyabyaha ubwo abavuze ngo iki ubafashije umva umuntu avuze ibintu bibiri yizeye Yesu ngo ni n'umunyabyaha ubwo ndetse abavuze ngo urupfu rwa Yesu rwuzuye yego rwaje igice ariko niyo mvuze ngo nizeye Yesu ndi umukiranutsi by'iteka ryose mvuze ngo urupfu rwa Yesu rwakuyeho igihano cyose nari guhanwa muri Egihonomu ahasigaye runkira mu ijuru ry'iteka ryose yego rwose nyamara n'abantu bakabivuga none batabyumva none se iyo avuze ngo Yesu yapfiriye ibyaha bye yego ubwo nyine abayumva atarabipfiriye se sinzi ndavuga ngo hari bifata mu mwembwe nanjye nukora bifashe uko njye hashize imyaka 3 ibyo bintu nabifashe naho ari ukubifata nka tegiste mu mutwe ariko igihe kigeze nanjye nukuri nanjye nuba amaso numva umuririmbyi umbwira ngo nawe wari ukicuza ukanababara ngo ntabwo byari ibicumuro byawe yego rwose ibyaha wakoze n'amaraso ya Yesu yonyine kwizera urahita uhabwa ubugingo umva ako kanya ngira amahoro ntigeze ngira mu buzima bwanjye sawa rero urakoze cyane muvandimwe tugushimiye Imana cyane ku nyunganizi utanze mu kiganiro ubwo kandi uradusuriza bene data b'Ikarongi bose yewe Mana we nkanjye Azariya ntago nabyihererana murakoze cyane Imana yo mugisha amahoro abo bunzi bo kunga abantu n'Imana bari Karongi bagubwe neza Azariya bayishimiye cyane nawe yari yarashakishije ijuru yararibuze Imana iza kumuhishurira ko umuntu yizera Kristo akaribona turaguma tubakire umwanya uracyari uwanyu bahamagare rwose Allo Country FM mwiriwe neza banyita Diemene kugwaye yego die wakurikiye ikiganiro Allo yagiye reka twakira abandi
Halo. Oui, urinde uhereriye he? Felicien hano murangi. Yego Felicien. Irango mashimire ikiganiro cyiza mwatugejejeho. Ni ibiki byakubereye byiza? Nishimiye ko Yesu yadupfiriye. No bwa mbere byumvishe se? Agaro bwa mbere ariko nibwo myumvishe neza. Ubyumvishe neza gute rero? Nibwo nicaye ngacyumva ngumva ukuntu Yesu yadupfiriye. Narindi wa muntu wumvaga ko nzajya mu ijuru kubera ko natanze amaturo. Nagiye gusenga buri munsi. Niyirije ubusa. Ariko nyine numvise ko ibyo atari ngombwa, ibyo ntacyo byamarira umuntu. Icyambere ni uko Yesu yadupfiriye ku buntu. Yego rwose. Adupfira mu mwanya wacu. Murakoze, Imana ibamugisha. Sawa, nawe urakoze cyane. Felicien, utaragenda gato. Ibyo bintu nyine wabyemeye mu mutima wawe, mbese wabyizeye? Yego, ubu nabyizeye, nabyemeye. Urumva se byaguhinduye iki mu mutima? Sinum byamindiwe nyine byatumye numva ko Yesu yampfiriye. Iyo mirimo numva ko ntacyo kimaze. Nicyo byamfashe. None se ubwo umuntu Yesu yapfiriye ibyaha bye? Kuri ubu uwo muntu ku Mana ni iki? Imana ni iki? Ku Mana ni iki uwo muntu Yesu yapfiriye ibyaha bye? Ni umukiranutsi. Ubwo se nawe uvuze kuri we? Yego, kuko nabyizeye ndiwe. Ubaye we none aha? Yego. Yego nona. Urumva ubaye umukiranutsi ku Mana? Yego. Ese ubwo umuntu ahise akubaza ngo ubaye umukiranutsi gute, wamubwira ngo iki? Yagiye ariko yakurikiye ikiganiro none. Tunamushimiye Imana nyine arajya gumya nagikurikire. Ni n'ijambo rimwe rego umuntu yumva roho yigakira. Twagumye tukabakira. Halo? Halo? Oui, urinde uhereriye he? Merike mu Bugarama. Yego ri. Nako kiganiro cyatuguye neza cyane. Namenyaga neza ko imirimo umuntu akora rero yamuhesha kujya mu ijoro. Yego. Ariko mbonye ntaho bihuriye rwose. Wumvise noneho kuri ubu wajyanwa n'iki? Ikintu umuntu yabanza kumenya nuko Yesu Kristo ari uwamupfiriye ibyaha byaje. Icyo nyine ko cyaba gihagije. None se tubaye turetse abandi bantu tukareba wowe nka Eric ku giti cyawe, nyine uri kumva nyine ibyo bintu Yesu ari wowe yabikoreye koko? Kuko umunsi yemera kuza kumbambirwa, njye nyine yarabikoreye. Ni wowe yarabikoreye. None se Eli, yego, uko byumvikana ntabwo uri umuntu mutoya. Uko bisa kose umaze igihe kinini cyangwa se iminsi myinshi ayo makuru yumva yuko Yesu yaje mu isi akabambirwa ibyaha by'abantu. Ndagira ngo udutandukanyirize itandukaniro ririmo kuri uko kuntu wahoraga ubyumva, ariko nuko uri kubyumva uyu munsi hashingiye kuri iki kiganiro wumvise. Yagiye Eric aze kugaruka cyangwa aze gufata nimero yacu. Halo? Eric rwose ari mu Bugarama, nubwo tutamenye niba ari Bugarama site cyangwa Simerwe cyakurya kane. Yego. Halo? Halo? Oui. Amahoro cyane. Amahoro, urinde? Ndishirwe Kazimiri. Yego, Kazimiri. Kazimiri mu Gitambi. Amahoro muvande. Amahoro meza. Mu Gitambi muratwumva? Mu Gitambi turabumva cyane. Yego. Ariko ntago ari benshi babumva, ni bake bazakunda kuyumva ino radio. Nanjye rwose ndashima Imana ukuntu yambaye bwa kabiri nyine ikaba yarangiza intungane. Amen. Ku buntu bwayo. Amen. Nta kiguzi ntanze rwose. Ibi ni ibintu nanjye byanshimishije rwose, ntarayimena sinigeze nishima nguko ubu nishimye. Amen. Ubu nawe uri icyaremwe gishya. Ndi icyaremwe gishya cyane. Nicyo ngo kiranga umuntu uri muri Kristo Yesu. Data. Ngo kandi urimo ngo ntateka azacirwaho.
yego ubu nimba ari ibintu nza numva byuguriye umutima wanjye ibyo birimo rwose byo kumenya Yesu Kristo. Amahoro agomba gutaha umutima wawe kubera ko nicyo nacyo gihamya ko umuntu nyine Kristo yatashye mu mutima we, kuko Imana yaciye iteka ivuga ko nta mahoro y'umunyabyaha. Igihamiriza umuntu rero ko Kristo yageze muri we nuko ayo mahoro nyine aza. Nuko rwose mve umuntu nabitangariza abandi nubwo benshi bataza babyumva ngo babyumve nk'ukuri, ariko umuntu wabyumvishe rwose abanezerewe, ntago yaba no kutagira ibyishimo. Nibyo rwose umuvandimwe. Ubwo rero njyewe shima Imana uko yangize, kandi ubu nkaba numva ndi amahoro meza rwose. Amen. adafite n'icyo ashinja. Nibyo rwose. Yego, wibera amahoro rero muvandimwe. Yego, ndakomeje kubashimira rwose. Nazariya niba akiri kunyumva nawe ndamusuhuje, nari mwumvisha mu kanya. Sawa, ubwo ari kukumva. Sawa, mukomeze mugire amahoro. Kazimiri mba ndi kubibwira abantu abona badashaka kubyumva, ariko n'ubundi nyine Imana yavuze ko turi abunzi. Yego rwose. Ni ugukomeza gutangaza ubwo bwiyunge, ababyemeye nyine bakiyunga n'Imana. Umva ntawe. Imana iyo imaze Yesu yamaze kukunga n'Imana, ahita guha umurimo wo kuyunga n'abandi, ariko nta kundi twunga abantu n'Imana no kubabwira ubutumwa bwiza. Allo? Allo? Oui, urinde uherereye he? Irezane data. Yego muvandimwe Damascene. Uriza Damascene wazina. Amahoro muvandimwe. Amahoro. Uguwe neza? Uwe neza, mba ndi kubashimira Imana. Nifite n'amahoro yo mu mutima ko nanjye nicaye mu ijoro ariko ndi no mu isi. Yego rwose. Ntungane Damascene ku Rusunyi. Damascene, ngo nawe ngo wamaze igihe ngo ukorera ijuru? Ijuru nararikoreye ndacoka ariko sinigeze ndibona, ariko ubu ngubu nashimye umwami ku bwa radiyo Country FM yaje abavuga butumwa bw'isi bakatwibwira ukuntu umuntu yigerera mu ijuru ku buntu. Yego rwose. Nta biguzi atanze akaribona. Yego yego. Ubu nanjye rwose ndiryamyemo n'amahoro menshi cyane mu mutima. Ntabwo bafite bwo kuzajya mu muriro nahoraga mbwirwa buri gihe. Ubu uri intungane? Ubu ndi intungane 100%, ariko ntabyitewe n'imirimo nakoze. Amen. Mbitewe n'ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Yego rwose. Kuko ubu nanjye ubu ngubu ndi ambasaderi w'Imana hano mu isi. Nibyo pe. Ubu nanjye ndi mu ntumwa z'Imana yashyizeho zo kujya kuyivugira. Najyaga nkora nzi ko ndi umukozi wayo, ariko ubu niyo nagiye ntabwo uburenganzira bwo kuyikorera. Yego yego. Nzi n'ibyo ndi gukora noneho neza. Ndi kubwiriza abantu ubutumwa bwo kujya mu ijoro noneho nanjye nzi. Ko najyaga mbayobora hari ntabizi nanjye nahazi. Byose nyine. Ariko ubu ngubu rwose nayobora y'umuntu kubera ko nanjye namaze kugerayo ndahazi. Mugire ibihe byiza. Sawa rero, nawe urakoze cyane gutanga inyunganizi yawe. Nanone ubwira abatwumva ko wamaze igihe kinini ushaka ijuru, uzishakiye mu ngeso zawe ugira ngo hari ibyo wakora ahari Imana ikaguhemba ijuru, ariko ntabwo yari kuri guha, kuko iyo iri guha yari kubitesheje urupfu rwa Yesu agaciro. Yaranabihakanye ko twajya tubyira tiramutse inariduhaye hari ikintu twakoze. Byose. Kandi nta nubwo n'umwana wawe nta kintu yabaga yaraje gukora ahangaha, yakibona ko hari icyo tuzakora kugira ngo turibone, n'ubundi yari kutureka tukarikorera. Ariko niko ntacyo twashobora. Sawa rero, gumya wishime. Imana yakugiriye neza, yakwihereye ijuru ku buntu, ubwo urajya gumya nyine ubitangarize n'abandi. Ndakomeza mbitangarize n'abandi rwose, nabo baryibonere, kuko ibyiza nabonye ntabwo nabyiherera nanjye. Nibyo rwose. Yego rwose. Murakoze bavandimwe. Sawa, amahoro amahoro. Amahoro. Nicyo pe, byari bikwiriye ko nyine mu isi haba abakiranutse, babigizwe nanone na Kristo Yesu, cyangwa se n'urupfu rwa Kristo Yesu. Yego.
kugira ngo nyine abo bantu banahabwe n'uburenganzira n'Imana cyangwa se na Kristo bwo gukomeza n'ubundi kunga abantu n'Imana. Yego rwose. Kuko nanone abantu benshi baje bitambika hagati y'ikibazo umuntu yagiranye n'Imana, bigira abahuza b'abantu n'Imana. Bamwe bashinga intebe za penetensiya, abandi bashyiraho ibyumba by'amasengesho ngo abantu bajye bapfukama bihane, abandi bubaka amazu bita insengero, bashyiramo ibirago, bashyiramo iki, ngo umuntu ajye aza ngo bamuhuze n'Imana. Abandi biyita abashumba, abandi biyita ngo abanyempano, ngo bashinzwe ngo kureba ibyaha by'abantu ngo bakabivuga. Ariko mu by'ukuri ntago inzira y'ijuru ihishe mu cyumba cy'amasengesho. Ntago inzira y'ijuru ihishe mu kubwira abantu ibyaha byawe. Ntago inzira y'ijuru ihishe mu kurambikwaho ibiganza n'abantu runaka bavuga ngo bari kugusabira imbabazi z'ibyaha byawe. Yewe ndetse no mu ntebe ya penetensiya nta nzira y'ijuru ibamo. Ahubwo katwakira umuntu. Allo? Makuru. Urinde uherereye he? Elize ndi hano Giheke. Yego Elize, wakurikiye ikiganiro? Nagikurikiye. Yego, turakumva neza, tubwire. Kuko se kuko nanjye ndi kwemera yuko ijuru ushobora kuribona nta kiguzi, nanjye ndemeranywa namwe. Kuko se ubwo nibyo. None se urumva twemeranywa ukiri kubaza niba ari byo? Urumva? Niba wakurikiye ikiganiro neza, ntabwo umuntu yagira ikintu akora ngo Imana imuhembe ijuru. Kuko Imana ntiyanakora ikosa ryo kuguha ijuru warikoreye, kuko yabifashe urupfu rwa Yesu ikarugira imfabusa. Ahubwo Kristo Yesu niwe wapfuye azize ibyaha byawe byose. Icyo Imana igushakaho kiroroshye, ni ukwemera ibyo bintu ubundi Imana ikakugira intungane. Uremera ko Kristo Yesu yahanwe igihano cyawe? Iyo ubyemeye mu mutima ntabwo Imana ibikiguhana. Icyo twakora ni ukwizera Yesu Kristo. Ni ukwizera, nicyo wahabwa wakabaye uhita kugikora. Niki kiri gutuma utizera? Uracyafite ibindi bintu, uracyafite ibindi wumva wakora? Nuko muvuga ngo ijuru ntirikorerwa, kandi nkabona nyine abantu bari kugenda bashanga icya 10 cy'amaturo, ukabona mu rusengero baratega ibiseke ngo duture. Noneho rero wowe hari amahirwe nanone uba ugize, kuba nyine ubu byumvisha ukamenya ko kumva ijuru ridakorerwa. Ntago ijuru risaba imitungo yawe, nta nubwo ijuru risaba imbaraga zawe n'amaboko yawe. Yego rata, sibyo mba mvuga se ubwo bakaseka nyine banza nawe ubyumve neza. Ijuru rirahenze ku rugero rw'uko byasabye urupfu rwa Yesu. Yego. Byasabye ko Yesu apfa urupfu rwawe. Imana imuhana igihano yari kuzaguhana. Iyo rero ni inkuru nziza, iyo umuntu ayumvishe uhita uvumbura ko kumva Imana itakiguhannye, kubera ko yahannye Yesu mu mwanya wawe. Ibyo urabyemera rero ukabyizera, Imana ikakwihera ijuru. Nta mitungo yawe utanze, nta n'ikindi wongereyeho. Ese ubundi we ntujya uvuga ko Yesu yagupfiriye? Ndabizi neza yarapfiriye. None se ubwo urumva mu ijuru wajyayo? Najyayo. Mbonye ko ngerayo sinajyayo. Kandi waruvuze ko Yesu yagupfiriye, urumva ko nawe ntago urumva umumaro w'urupfu rwa Yesu? Ariko nkurikije kwizera kwanjye ngiye numva najya mu ijuru. Wumva wajyayo cyangwa utajyayo? Ngiye numva najyayo. Wumva wajyayo? Wajyanwa n'iki se ubwo? Wajyanwa n'iki? Ni Imana n'ukwizera kwanjye. Ese ubundi ko umuntu uzajya mu ijuru azaba ari intungane uriyo? Ndi intungane, siniba sisaba nta byaha nkora ubundi. Urumva ko utatwumva ku cyanjye giti ndi intungane? Urumva ko utatwumvaga neza? Niba ibyo utabikora ariko ufite icyaha wavukanye Imana igushinja, icyo cyaha rero kirahagije kukugira umunyabyaha, nta kindi ukoze. Uri umunyabyaha bihereye muri kavukire wagize mbi.
ufite icyaha cy'inkomoko niyo utakiri gukora ibindi warimbuka. Uziko ari byo. Ujye ugumya utega amatwi ikiganiro, numva yagiye ariko azajya agumya gutega amatwi ikiganiro. None reka twakira abandi. Twakakira wenda nk'abandi cyangwa babiki. Allo Country FM. Allo. Oui. Abandi mwe muraho. Muraho neza. Irewise. Amahoro muvandi. Oro. Yego, rero no uvuga. Mbashimiye Imana nubwo iminota yagiye. Mbashimiye Imana kandi Imana inahimbazwe nanjye yambyaye. Ariko ikambyaye nambyaye. Yego rwose. Yambyaye mu butungane bashingiye ku byo nakoze nk'uko abavandimwe bagiye batandukanye babigarutseho. Kandi ndashimira Imana kuko yanansobanuriye nyine ukuntu umuntu ajya mu ijuru. Yego yego. Hari ukuntu mbere umuntu yaririmbaga ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso. Yego. Ubanzuye. Umukiranutsi noneho umuntu yakubaza kuko uri umukiranutsi cyangwa se uri intungane. Akishobora. Ariko imbere Imana yuko yamenyesheje gaciro ku mwana wayo. Hari n'ikintu abantu bazazira n'ugupfobya urupfu rwa Yesu. Yego rwose. Gupfobya urupfu rwa Yesu ni ukuvuga ngo nicyo kintu abantu bazazira, kandi abantu nibashake batege amatwi bajye bumva ino nkuru nziza kuko niyo izabakiza. Kandi nyakunda kubwira abantu ati igihe bafite ku isi ni gito. Ibite ku by'abapasiteri bababwira, ese pasiteri arakubwira iki we? Umuntu utazi inzira ijya mu ijuru ubundi abakwibwira iki? Yesu yabavuze habo bantu, yaravuze ngo impumyi irandasiye zose mu rwobo. Rwose. Ni ukuvuga ngo abantu babanze bamenye ko abantu bitwa ko babarandase ubwabo n'abari impumyi nkabo. Icyo ngicyo babanze bagisobanukirwa, babanze bamenye ngo umuntu urandase ninde. Umuntu kurandase ubwiwe nawe ni impumyi, nawe ukenewe ahubwo kurandatwa ahubwo n'uwamaze kubona. Yego rwose. Cyangwa birasaba yuko rero abantu bumva inkuru nziza n'izabavana hehe mu buhumyi. Abantu bafite ubuhumyi bugiye butandukanye, ariko nyamara nibyo nyine Imana iri kutubwira, nyamara idacishijemo kuri Radio Country FM. Urakoze cyane muvandimwe, Imana yanakugiriye neza, yarakoze. Yego. Yaguhishuriye Yesu Kristo nawe ukamwizera ukibonera ubugingo buhoraho. Asante. Tugushimiye Imana cyane rero, iminota yagiye ariko uraguma wishimye. Kandi Damascene ndamusuhuje cyane. Yego nawe ari kukumva. Yego murakoze cyane. Amahoro. Amahoro muvandimwe. Asante. Rero iminota yagiye, wenda nta bandi bantu turi bwakire, ariko nanone turabaha inimero ya telefone. Ahari wabacikanwe waba gikeneye kuduhamagara kugira ngo tuvugishe. Nanone hanze ya studio twavugana tukagusobanurira ikibazo wibaza. Ubwo rero tugiye kubaha nimero ya telefone. Iyanjye Patrice ni 0783 167 163 0783 167 163. Iyanjye Bizimana Damascene ya mbere ni 07 8 72 70 indi ni 07 22 33 92 74. Iyo ngiyo iba no kuri WhatsApp wanyandikira. Dufite na groupe yitwa Ijuru ntirikorerwa, ushaka kujyamo kugira ngo ukomeze ukurikire ibiganiro by'ubutumwa bwiza wanyandikira, nahita mbikora nkagushyiramo. Ariko no kuri YouTube dufite YouTube channel yitwa Ijuru ntirikorerwa TV, naho mwajya kuri search ya YouTube mukayibona, mukakurikira n'ibindi biganiro byinshi tugenda dutambutsa. Amahoro y'Imana abane n'abera bose. Sawa, abadukurikiye twabanye mu kiganiro mwakoze cyane. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwutorwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu.
ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose ku bwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.